Yes, ibi byiza kurahisemo gukanda subscribe kuri Bosco Official. Ndabasuje mbahaye ikaze, mbifurije kugubwa neza ndetse n'abatarabikora ari nako mbabwira nti murusheho gukanda subscribe cyangwa se sabone kuri Bosco Official. Wowe udukurikiranye uri Bujumbura, Kampala, Nairobi ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, abari hano muri Republika Demokarasi ya Kongo, mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikirana, mwese mbahaye ikaze ari nako mbifuriza kugubwa neza. Ariko ndabasaba subscribe ndetse share imitima muri comment cyangwa se umwanditsi cyangwa se ibitekerezo byose turabyakira. Ikindi kintu cy'ingenzi cyangwa se ikindi kintu nuko ugomba gukomeza guhanahana amakuru. Icyo nicyo cya mbere kandi kituraje inshinga. Reka rero unyemerere twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Turebe situation ihari cyangwa se uko ibintu byifashe, uko ibintu biramutse. Urabizi icyo kiba twicaje imbere y'izi mikoro, nta n'ikindi kintu kigomba kutwicaza imbere y'izi mikoro. Rero ni icyo ngicyo cyonyine gusa, na makuru. Ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni urugamba rukomeye nyuma y'uko ku itariki 22/23 yari yagerageje kuhagurutsa drone. Izi drone zigatumwa cyangwa se akaba ari drone ya kamikaze yari yoherejwe ari Nzibira. Iyi drone yaje gusamirwa hejuru rwose, ihita ihanurwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Aha byasaga nk'itangiro ry'ibitero byeruye kuri Nzibira. Kugeza uyu munsi Nzibira yariri mu maboko ya 23. Icyaje kubaho rero cyangwa se agashya gahari nuko ku munsi w'ejo twari tariki 27 habaye ikintu kidasanzwe, habaye urugamba rukomeye cyane, habaye ibiteye ubwoba. Drone z'igisirikare cya leta ya Congo zizwi nka CH4B nizo drone zahagurukijwe hariya zijya gukora akazi cyangwa se zikora akazi kadasanzwe. Ni nyuma yuko byari byagaragaye ko uwo bita Bernard Byamungu, uyu afatwa nk'inkingi ya mwamba mu bagaba ibitero byo ku butaka ku mutwe wa 23 yari hari muri biriya bice ndetse n'abagenzi be. Bivuga ko rwose cyangwa se byaje kuvugwa ko ibi bitero byaje kuhitana ubuzima bwabo, ariko abangiye gukliaringa cyangwa se gushyira ukuri ku bijyanye n'ibyabereye hano muri Nzibira kose. Kugeza izi saha amakuru maze kuba nakwakira uko arimo avuga. Babwe bati mutana mu Bosco, uko ibintu bimeze ahangaha, ibitero koko bya drone byabaye ndetse ibitero bya drone byangije byinshi ku ruhande rw'abarwanyi 23. ni ukuvuga ngo ikintu cy'ugomba kuba wamenya kuri ibi bintu byabereye hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibitero byagabwe muri Nzibira byatumye abarwanyi benshi cyane 23 bashyirwa hasi cyangwa se barimbuwe rwose. Iki cyo ni ikintu cyanyacyo. Gusa ukuri kuri Bernard Byamungu, uyu mugabo ntago mu by'ukuri aracyari muzima. Bernard Byamungu ni umurwanyi wa 23 kabuhariwe. Byavugwaga ko yaba yahitanwe cyangwa se yaburiye ubuzima muri iki gitero rwose cya drone cyarashwe ahangaha n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC muri Nzibira. Ariko amakuru mfite maze kuba namenya nuko Bernard Byamungu aracyari muzima, ntago iki gitero cyamwishe. Ndetse hari n'undi mukobwa wari uri kumwe na Bernard Byamungu hariya muri Nzibira ubwo barimo bagaragara muri video kuri imbere ya Hotel La Trinité. Ibintu nanagarutseho ibyo bahavugiraga. Uyu nawe byavuga ko yaba yarashwe, ariko nawe amakuru ahari nawe aracyari muzima. Impamvu rero byagarutsweho cyangwa se byavuzwe cyane yuko iki gitero cya drone cyaba cyahitanye aba bagabo, ni ibintu byashobokaga cyane rwose. Ndetse bitangazamakuru byinshi cyane byagiye bibivuga banabyemeza, ariko nicyo tutandukaniyeho. Tubanza kumenya ukuri. Iyo ikintu kitaremezwa tukubwira ko ayo makuru mu by'ukuri akirimo gushidikanya, ntabwo dushobora kwemeza amakuru
y'igihuha cyangwa se atariyo. Ibyo ntabwo bishoboka. Sasa rero ikintu cyaje kuba cyabaho cyangwa se ko byaje kurangira kugeza kuri iyi saha nuko Bernard Byamungu ari muzima Tamaheshi ndetse n'umukobwa tutigeze tubasha kumenya izina wari uri kumwe nabo mu mutwa 23, ariko banyoherereje ifoto ye, hano rwose y'uyu mukobwa wo muri 23. Gusa ikintu kiriho ugomba ko wamenya, itsinda ryose rya 23 ryari muri ryerekeza ahantu bita Runtukuru ryahinduwe umuyonga. Abasore benshi b'uyu mutwa 23 bahaburiye ubuzima, ndetse abandi barahunga barirukanka bakizwa n'amaguru. Ariko iby'aba bayobozi b'uyu mutwa 23 bavugaga ko baguye hano, icyo kintu cyo ntabwo kigeze kigira ntabwo kigeze kibaho. Ubwo rero nizera ko mubashije gusobanukirwa cyangwa se kumenya uko ibintu bihagaze ku bijyanye na Bernard Byamungu ndetse n'aba bagenzi be bari kumwe. Impamvu rero amakuru avuga ko ibi bitero bitigeze bihitana uwo bita Nuza Brigadier buriya Byamungu, nuko ntabwo yari ari mu gikundi cy'abarimo berekeza muri Runtukuru, ahubwo uyu mugabo we icyaje kubaho yagumye hehe, yari akiri muri Nzibira. Kandi abarashwe n'iyi drone neza cyane basaga nkaho bari mu bice bisohoka muri Nzibira, basaga naho bari mu bice bisohoka muri Nzibira. Rero icyo nicyo cyaje kumurokora, kuko iyo aza kuba ari kumwe nabo tuba turimo turavuga ibindi nk'uko inkuru yabanje gukekwa ko nyine byaba bimugendekeye gutyo. Ndetse abenshi bakavuga ko impamvu byavugwaga gutyo byatekerezwaga yuko atashobora kubura mu bari berekeje muri Runtukuru kujya kuhagaba ibitero byagombaga kwerekeza muri ibi bice bya Shabunda. Akaba ariyo mpamvu yari yihishe inyuma, cyangwa se impamvu nyamukuru yari irongoye izindi yatumaga bavuga ko nawe adashobora kubura, kuko ikipe yose yari igiye hehe, yari igiye muri ibi bice. Drone nicyo kintu zahise ziyikorera nawe. Rero urumva niko byari bimurangirane. Kugeza kuri izi saha icyo ugomba kuba wamenya rero nuko abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bafite ubwoba muri Nzibira bwinshi, bafite ubwoba bwinshi, bafite igishyika. Gusa iyi 23 ikintu cyo mbona cyo nuko ibi bitero bya FARDC, ibi bitero by'igisirikare cya leta ya Kongo nibiza gukomeza gutya ntabwo iratera kabiri muri Nzibira. Ikibazo kiza kubamo ahubwo uko nk'ibi bitero bihagurutswa rimwe nitwongere kubibona, cyangwa se bikaba nyine birahagaze ugasanga ntabwo bisobanutse neza. Ariko biramutse bikomeje, nizera cyangwa se nsobanukiwe neza ko 23 nta kanya aba ifite muri Nzibira. Ariko kuri ubu ngubu iki gice nibakomeza kujenjeka mu kanya turaza kumva rwose na Shabunda barimo, turaza kumva bamaze kuhagera. Nzibira rero ni igice n'ubundi kitoroshye nacyo kugeza uyu munsi, nubwo umubare w'abapfuye nanone ntabwo uragera umenyekana. Ni drone nanone zikomeje kugenda zumvikana cyangwa se zigaragara ahangaha muri iyi myanya rwose nizo zirimo zirakora kugeza uyu munsi. Rero nta makuru yizewe yerekana umubare w'abapfuye cyangwa w'abakomerekejwe kubera icyo gitero cya drone muri Nzibira. Gusa amafoto n'itangazo bikomeje gushyirwa ahagaragara bigaragaza ko hari ibitero bidasanzwe byagaragaye, ndetse abasivile benshi bakaba bakomeje kugenda basohoka muri iyi Nzibira, dore ko amafoto agaragaza yuko amazu y'abaturage hano muri Nzibira mu by'ukuri atakirimo abaturage. Gushyamirana n'imitwe ndetse ni ibintu bikomeje kugenda byumvikana, gushyamirana n'iyi mitwe y'inyeshyamba hano muri Nzibira
Ikindi kintu ugomba kuba wamenya nuko nta tuze riri kumvikana muri Nzibira, ndetse abaturage basigaye ni mbarwa. Ibice byegereye Nzibira ubwo ni ya midugudu iba mu by'ukuri iri hafi cyane na Nzibira, niyo abaturage baje guhungiramo, abandi barasohoka berekeza muri Shabunda. Ariko kugeza uyu munsi icyo ugomba kuba wamenya cyangwa se wasobanukirwa nuko Nzibira mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Congo FARDC nibadashyiramo imbaraga tuza gukomeza kuvuga ibindi ndetse 2023 nubwo yashegeshwe gutya ubona ko igifite intego ndetse na gahunda yo gukomeza muri ibi bice byo muri Shabunda. Ibice byo muri Shabunda rwose ubona ko bafite gahunda. Hari bamwe mu bagaragaye bahunga birukanka, ariko kumva ko ibyo bavugaga basabwaga gukomeza imbere cyangwa se kudasubira inyuma, ariko ukabona ko byibuze igitero kimwe cya drone ya FARDC ntibagihungabanya. Iyi 23 ku rwego rugeze ahangaha biramutse bikozwe umunsi ku wundi nta minsi ine byatwara rwose. FARDC yaba yongeye kuba itekanye ndetse n'abaturage batangiye bongeye kugaruka hano muri iki gice cya Nzibira. Ubwo rero reka mbashimire, mbabwire barakoze cyane, bakoze gukurikirana ndetse no kubana natwe kugeza kuri munota, ariko mbabwira ko murusha gukanda subscribe cyangwa se sabone. Ubwo ikindi kintu kiriho, turakomeza kugenda tubana umunsi ku wundi uko bwije nuko bukeye hano kuri Bosco Official ndetse n'ahandi hose tugenda duhurira. Murakoze cyane, ciao.